Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi turi ku itariki 7 ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Uyu munsi mu Rwanda ubwo hatangizwaga iminsi ijana cyangwa se gahunda yo kwibuka, hari bimwe mu byamamare bigiye bitandukanye byaje kuba bigaragaza ubutumwa bibunyuza ku mbuga nkoranyambaga, aho byagiye bigaragaza ko byifatanyije n'abanyarwanda muri rusange. Natwe turaje rero kugira ngo tukugezeho bimwe muri ibyo byamamare byaje kuba byifatanya n'abanyarwanda. Ku mwanya wa mbere turasanga Alikiba. Alikiba yifatanyije n'abanyarwanda mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Alikiba uri mu bahanzi bakomeye hariya mu gihugu cya Tanzania, yifatanyije n'abanyarwanda kuri uyu wa 7 Mata 2025 mu gutangira iminsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Alikiba yabitangaje abinyujije mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yagaragaje ko yifatanyije n'abanyarwanda. Ati turi kumwe n'abanyarwanda bose mu kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Uyu muhanzi yashoje cyangwa se yasoje agira ati ntibizongere ukundi. Hari kandi n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye byashyize hanze ubutumwa bwo kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange, nka Akiwacu Colombe wabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2014, yanditse agaragaza ko ibyabaye bitazongera kuba ukundi. Yagize ati mu rwibutso rwuzuye urukundo, tariki ya 7 Mata 1994, umunsi wacuze igikomere mu mitima yacu itazakira. Akomeza agira ati umunsi ibyiringiro byasimbuwe n'icuraburindi, ubwo abasaga miliyoni bicwaga bazira gusa kuba baravutse ari abatutsi. Yakomeje agira ati twabuze ababyeyi, tubura abavandimwe, tubura inshuti n'abaturanyi. Uyu munsi utwibutsa ko urwango rwigishwa, nubwo dutandukanye mu ndimi, mu moko no mu mateka, tugomba kumenya ko turi abantu. Asoza agira ati twibuke twiyubaka kandi twiyemeze ko bitazongera kuba ukundi. Ati tugomba kwiyemeza ko ibyabaye bitazongera kuba ukundi. Undi muhanzi w'icyamamare wagize icyo atangaza ni Andibumuntu. Andibumuntu nawe yashyize amashusho ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko jenoside yabayeho kubera ivangura ryigishijwe abantu. Yakomeje agira ati uyu munsi imyaka 31 irashize, ariko ntabwo ari mike, ariko nta nubwo kandi ari myinshi. Ati ingengabitekerezo iracyariho. Agira ati rubyiruko, ntabwo dushobora kwemera gusubira aho twavuye. Undi muntu ni umusizi Rumaga. Rumaga yasabye abavuga rikijyana gutanga umusanzu wabo muri ibi bihe u Rwanda rwinjiyemo. Rumaga yakomeje agira ati mwe mwese musanzwe mubana natwe. Rumaga yakomeje agira ati mwe mwese musanzwe mubana natwe abanyarwanda mu myidagaduro, guhera uyu munsi ku itariki 7 Mata 2025 dutangira iminsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Abanyarwanda turabakeneye. Arakomeza agira ati dufatanyirize hamwe kwamagana uwahakana cyangwa se uwapfobya jenoside yakorewe abatutsi, kimwe n'ingengabitekerezo yayo, cyane cyane mu rubyiruko rugenzi rwanjye. Undi muntu ni umunyamideli bita Franco Kabano. Nawe
yashyize hanze ubutumwa yashyize ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga, aho yavuze ko nk'umunyarwanda afite inshingano zo kwibuka ahahise kugira ngo yubake neza ahazaza. So reka mbashimire, nkwibutsa gukanda subscribe hano kuri Buhuru Boy TV niba ari bwo bwa mbere, kugira ngo ubutaha ujye ubonera amakuru ku gihe. Mureke dukomeze kwibuka twiyubaka.